tuganira. iyo ngeze muri eglise bwa mbere babwira ngo none pastor arafashwa ngewe undi singanya gusenga ntamwe primus ndayinywa ishyushye ku buryo ni nicara bakijya ku ruhimbi imita nkubita Halleluaa nk'eshanu Akumenya ariyo mpamvu bazikubita. nkubitimwe noneho pastor agahita ngo ngo uwo muntu unyibukije kwa sogoko ngo iyo mwanya so akaba aranyegereje primus nuka ku muntu zasagutse. Njyewe ndi umukristo. Itorero ryawe idini ryawe niri nsenga kuri church. arambwira ati se wampa nimero ya tani yawe mera gutanga nimero yawe ni public Oya kubera banyibye telefone ntago umugabo nitwe dusambana kwa kuko umugabo agusabye ukamwima arigendera. Yego reka mbanze mbashimire mwahisemo Birandikwa TV aho muherereye hose ku isi mu bihugu byanyu bitandukanye, abari muri Aziya, muri Afurika y'Epfo n'iya Ruguru, Amerika, Uburayi, abari mu bihugu mu mazi magari bambuka inyanja, aho muherereye hose ku isi turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro y'Imana bugwire muri mwe. Kuri mikro muravugana n'uwa Maria Aime. Abaje bwa mbere kuri Birandikwa TV nabibutsa gukanda subscribe n'inzogera, nawe wakanze subscribe ukibagirwa gukanda inzogera nakwibutsa kuyikanda, kuko tuzajya tugira amatopika atandukanye, ibiganiro bitandukanye bifasha, ibishimisha, ibyigisho, abaganga, abantu batandukanye, imimerere itandukanye tuzagenda tuyikomantingaho. Ntabwo rero wabibona utakanze subscribe n'inzogera, kuko inzogera ni nziza cyane. Imbere ya kamera murahabona umutumirwa, abaje bwa mbere yitwa Tania. Abari basanzwe kuri Birandikwa TV baramuzi. Tania turagusuje, tuguhaye ikaze. Murakoze. Akabeho kameze nabi ndabona wiyambaje agacyayi kari kugenda gashira. ni ukuvuga ngo rero kubera ko wabaye mutumirwa kuri Birandikwa TV, ndahera muri commentaire z'abatwandikiye. Hari abanyura mu gikari bakandikira Birandikwa TV kuri WhatsApp, hari n'abandika commentaire hasi murabizi, ako nyene bandakubanditse mu gikari. Umuntu wa mbere yaranditse agira ngo ati Tania umumbwirire ko ari mwiza. Arakoze cyane. Arambwira ati se wampa nimero ya tani yawe mera gutanga nimero yawe ni public. Oya kubera banyibye telefone nimba aragukunze none ayikugurire cyangwa agutera inkunga. Antera inkunga ubwo akomeza aze mu gikara binyandikira bimbwire siko bimeze se. Hari n'undi wambwiye ngo Tania nimubwire ko ari mwiza, ateye neza, ngo yaragukunze, ngo kandi ngo yumvishe uvuga ko udafite umugabo. Nibyo harya nta mugabo ugira? Nta mugabo ngira. Arambaza ngo wampa nimero ze ni ukabanza ukamumbariza nimba mwaba inshuti wabyemera. Twaba inshuti uramumpera nimero yawe mukomeze muvugane, noneho imbona telefone tuzakomezanya nanjye ubushuti. Okay. Hanyuma undi yaranyandikiye ambwira ngo se ngo uyu mukobwa agira ukuri kwinshi, ngo banje kugushimira kugira ukuri kwinshi. Ese burugira ukuri kwinshira cyangwa uri kutubeshya? Ndagerageza. Hanyuma arambwira ngo ariko nubwo agira ukuri kwinshi ngo afite imico imeze nk'indaya ya buri muntu ki. Yanjye ntabwo ndi indaya, nkora business, ndacuruza, nambika abana n'abakuru. Yego. Ubwo nawe igisubizo cye turakimusubije. Hanyuma rero ikibazo nashaka kukubaza cy'amatsiko, ni iki kintu cy'ubushize mwagiranye ikiganiro na pasiteri, commentaire wabonye nizo nkubwiye muri rusange, Birandikwa TV yagiye kubwira wabifashe gute? Urumva buri wese afata ibintu ko yabyumvishije, ariko kubera ko mba menyere ibiganiro hari abankomeretsa bakavuga ibintu nkumva ntago binshimishije, hari n'abanshimira, byose nkihangana fata nkaho ari akazi nta kintu biba bigutwaye. Hanyuma rero hari umuntu wambaje ngo nzakubaza ikibazo, ngo abantu bambara imyambaro bakikwiza, wowe ubabona ute, ubafata gute nkawe we wahisemo kwambara uko wishakiye?
message nabaha nababwira bakabikomeza kuko nibyo bahisemo, kuko buri wese agira icyo umutima unyuze. Yego. Wabwira icyo abantu bakunda kuvuga ko abantu mwambara ntimwikwize babafata nk'indaya? Amadira hoya icyo mvuga kuti abasilamu, abarokore, abakatolike bose bihinduye abasilamu baba bambaye amadira. Ubwo rero wahura nawe mu kabari ugatangira kuvuga ngo abasilamu ni indaya. Oya, ni ba bantu baduye systeme zo kwambara amadira bakaza gutukisha abasilamu. Yego. Kuvuga ngo kwambara ibintu bakikwiza, ushobora no kubinda wambaye ibintu wikwije kandi ntibigire icyo ntumenye gutandukanya umuntu wicuruza n'uticuruza bitewe n'imyambarire. Nicyo ushaka kubwira abantu. Hanyuma rero nakubwira urubyiruko rubamo mu buryo butandukanye, abakobwa n'abasore. Ni iyihe nama wagira urubyiruko rw'abakobwa mu myitwarire yabo, mu myambarire yabo, mu kuba batagusha abantu? Kuko nimba ikibazo babona abamotari bavuga ati baratugusha, wowe ukavuga uti nta muntu nagusha ntaki, nibyo baba barahisemo. Abana b'abakobwa bagenzi bawe cyangwa se abafiyemeri cyangwa abadamu bakiri batoya, hari n'abantu bakuze bambara uko biyumva kuko ari byo baba bahisemo, wabagira inama imeze gute? Cyangwa se ababagusha bo babagiriye inama? Ubwo ni abantu babiri. Abana b'abakobwa bakibyiruka nabagira inama kujya bikwiza batagusha ababireba, ariko n'ababyambara nabo bakamenya nyine nimba ubyambaye aho wambarira, niba ubyambaye wiganye cyangwa ariko usanzwe wambara. Hari n'abantu bigana, yabona Tania niyambariye gutya nawe akabikora. Oya, nakugira inama ko hari imyenda yambarirwa muri chambre uri kumwe n'umutware nk'abamama. Ntago kubona umumama wambaye kora n'agapira biba bigaragara nabi. Yego, nabagira inama kujya babyambarira aho bigomba kwambarirwa. Muri commentaire umuntu wambaje ngo se Tania ni umukristo cyangwa ni umusilamu? Njyewe ndi umukristo. Itorero ryawe, idini ryawe ni irihe? Nsenga kuri church. Ubwo ndumva abari bagukunze wamaze kubibwira neza, wanabasobanuriye. Business yawe ni iyihe kugira ngo tuyipublicite bazakurebe? Njyewe mfite sauna igikondo kandi nyikora ku buryo budasanzwe. Curuza imyenda, nambika abana bato n'abantu bakuru. Muri shike. Ego. Tania rero ndumva twamushimira. Abantu bari bafite amatsiko bambwira ngo nzamugarure, ndamugaruye. Ndumva mushize amatsiko. Nagira ngo ibibazo mwamwandikiye mu gikari abibasubirize ku mugaragaro, ariko hari ikibazo cyanyu wagenda ntabuze kukikubaza. Abantu iyo urera umwana wenyine warabyaye cyangwa ugatandukana n'umugabo ukarera umwana wenyine, ubona bikorohera? Ubona bimeze bite? Kurera umwana uri wenyine birakomeye cyane, kuko hari nubwo ujya kumva umwana arakubwiye ngo arashaka papa. None se umwana wamuha papa atigeze aguha n'ibihumbi 2 ngo umugurire amata? Biravunanye cyane, biragoranye. Nagira inama abapapa babyarana n'abamama ko bazaza bita ku bana bakabafasha, nubwo baba batabana ntacyo bitwaye, ni inshingano y'umubyeyi. Yego. Papa nabo bari kubyumva. Nanone hari igihe ubundi mba numva umugabo adafite amafaranga utamwereka umwana wese ntiyaba ariyo, bivuga ko ataba ari se. Oya, kuba umugabo adafite amafaranga ntago bivuze ko atabyara. Aba yabyaye amafaranga ni ibintu umushyitsi, ni ikintu cyiza kikagenda. Uyu munsi yaba yafite, ejo akayabura. Aba ari papa wowe ugomba kumumuha cyangwa ukamumwereka. Yego. Wagira inama ki? Hari abantu bakunda kubana barashakanye ariko ugasanga umugabo akora ataha rimwe mu cyumweru, ugasanga undi ashaka kuba ari inyuma y'igihugu ataha mu mezi runaka, kandi umugore agomba gusigara wenyine, cyangwa se umugore akaba ari we wagiye. Hanyuma muri bwa buryo babanye and distance, umwe iyo yaciye undi nyuma, ese ko intege z'imibiri yabo ziba zidapfa kuba zakoroha,
imibiri yabo ibikora, ugasanga umwe ntiyabashije kubisiporuta no kubyihanganira, uriya muntu akamuca inyuma. Byari ngombwa ko batandukana cyangwa badivorce ngo nuko yasambanye kandi n'ubundi mu nshingano adahari? Ku giti cyanjye uko mbyumva ntago byari ngombwa, kereka umufatanye n'umugabo cyangwa umugabo akamufatana n'umugabo. Ariko amabwire ntacyo amaze nayo gusenya, cyane ko baba bamenye ko umwe ataba hafi y'undi, abasenya rero baba bari hafi. Amabwire ntabwo yatuma abantu batandukana, ntabwo bishoboka pe. Hari ibintu wavuze ubushize uvuga uti byanze bikunze abagabo nta mugabo utasambana cyangwa nta mugabo udasambana. Biriya bintu wabibonye, experience wayikuye he? Urumva nanjye ntago ndi mukuru wo kuba kuva mvutse numva abantu bavuga ngo abagabo benshi barasambana akenshi, ubwo rero nanjye mbigenderaho. Ariko ubundi abagabo badasambana ni bake. Ariko njye sinjya nemera ko abagabo basambana, mbona ahubwo abagore cyangwa se igitsina gore cyangwa se abakobwa muri rusange aribo basambanye. Wowe bibona gute? Kuko umugabo nta impamvu bititirirwa ko umugabo asambana. Umugabo ashobora kubatunga muri abagore batatu, ariko umugore ntiyatunga abagabo batatu. Rero umugabo rero niwe uba wasambanye, kuko umugabo iyo yaje gufata umugore urumva abameze nk'aho amutunze, nubwo biba bitari mu mategeko. Ariko umugore wasambanye n'abagabo batatu ntabwo ari umugore pe, aba yahomoye byarangiye, yajya kwibana. Yewe rero njya mbona buriya abasaza bacu atari abasambanye, ahubwo mbona uburyo abagore tubaseduiza cyangwa tubateretamo cyangwa se tubereka ko twabishimiye. Kuko umugabo se agusabye ukamwima, hari ibintu byabaho? Nta byabaho, no wese yagufata ku ngufu. Ntago umugabo nitwe dusambana kwa, kuko umugabo agusabye ukamwima arigendera. Yego. Gira inama aba bantu bagusha abantu mu byaha, ari naho amadivorce ari guturuka. Ugasanga umugabo yikundiye umugore, barabanye babyaranye abana, ariko twajya kumva tukumva umuntu ngo muri rogi bavumbukanyemo n'inkumi cyangwa se umufiyemere. Ni nama ki wagira aba bakobwa barimo barasenya ingo z'abandi? Njye inama nabagira nuko buri wese afite urukweto rwe. Nukuvuga ngo buri mugabo cyangwa umukobwa afite ikimana amuremeye. Kwako niba usenya urugo rwa mugenzi wawe, nawe ejo bazasenya urwawe. Nibihangane, niba ari n'ubushobozi bari kubashakaho babushake ku giti cyabo, ariko bareke uwiyubakiye yiyubakire. Nabagira inama rwose yo gukoresha amaboko yabo. Ese buriya abagabo bagira amafaranga, nawe urabizi, kurusha abagore. Yego natwe ubu dusigaye tutoroshye, ariko akenshi la majority usanga abagabo bagira amafaranga, kandi umugabo akayashukisha umukobwa cyangwa se umufiyemere cyangwa se umupfakazi, kandi ayo mafaranga nawe arayakeneye. Icyo gihe ibyo bintu bagiye kubikora kuko umugore yakurikiye iki? Amafaranga ku mugabo, sibyo? Izo mbaraga yazibona zo kuvuga ngo hoya ngo ufite urugo ntagusenya. Ibyo bituruka ku mukobwa udafite akazi cyangwa ku mugore udafite akazi. Umugore ufite akazi nta mwanya w'abandi bagabo abona, kuko abaharaho bari gukura bibiri bye, biragorana kugira ngo aguhe umwanya wo kugira ngo umushukishe amafaranga. Akenshi umukobwa udafite akazi cyangwa umugore nibo ba profit abo bagabo, kuko nta kintu bari gukora. Iyo ufite icyo ukora ntago ubona ibikurangaza. Yego. Umuntu ejo bundi twari turi kuganira ambwira ko nta muntu utagira irari, n'uyu n'umwubaho, sibyo? Nk'ubwo tuvuga gutyo ngo abagore, ngo abagabo n'abakobwa bagira irari, cyangwa se abo bafiyemeri baba nerekeneye abo bagabo babonana, keretse abari muri Kristo Yesu neza, sibyo? Uri muri Kristo Yesu neza ni wowe ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana, ntago bagendera mu mubiri, bagendera mu mwuka, sibyo? Ariko iyo waje mu mubiri, ibintu byitwa irari bikurura abantu, n'utwo tuntu twonyine wisize ku munwa twakurura umuntu akavuga ati uriya muntu afite iminwa myiza, sibyo? Bikaba byakurura umuntu gusa akakwikundira. Nk'uko biva cyane cyane uzareba abagabo bashukishwa n'amaso y'ibyo bareba, abagore nabo bakagira bate ibyo bumva akaba ari byo bibashuka, sibyo? Ubu iyo witegereje ko turashaka kubaka umuryango uhamye, ku muryango rwabaye rwigere bakubone, ni yihe message twaha aba bantu b'abakobwa cyangwa se abagabo bakurikira abakobwa babashutisha ya mafaranga? Wa mukobwa yamara kubonana nawe n'ubundi ntibazabana kuko afite umugore, kandi nanone barajya muri divorce, babana bibagireho ingaruka, kandi uriya mukobwa nta nubwo ari bunamushake, nazanashaka nyuma y'imyaka 2 azashaka undi. Ibi bintu twabikumira gute?
Ibi bintu rero ukuntu twabikumira ni ukujya gushaka umugabo waramaze gufata icyemezo, n'umugabo agafata icyemezo cyo gushaka umugore nawe yaramaze gufata icyemezo, kuko buri uvuze gushaka, iyo uvuze ko ugiye gushaka nuko hari ibyo uba warahazi. Ubwo rero niba ugeze mu rugo ugatangira kujya gushuka abo bakobwa n'amafaranga, uba utarafata icyemezo washaka basubira iwanyu, kuko gushaka buriya ni ugushobora. Hari ibyo wigomwa, ni ukwigomwa ukaba umupapa, bikaturinda n'inzererezi ziri hano hanze. Rega aba bana bose bahari bafite ba mama na ba papa, ariko se niba muhuye akagushuka akagutera inda ukabyara umwana ukamujugunya, ntago arafata icyemezo, kuko uriya mwana n'ubundi afite papa. Ni ugufata icyemezo muri make. Iryo rari niba urifite mu rugo hari madamu, ugomba gutaha ukabonana na madamu. Nta mpamvu zo kuvuga ngo unyuza aha rwose pe. Aba mama n'abapapa twihangane, tugerageze tugabanye inzererezi z'abana hato na hato kandi bafite n'ababyeyi. Biri guterwa natwe. Yego. Turabashimiye mwe mwese mwari mukurikiye Birandikwa TV. Tunashimiye Tania wifuje kongera kuza kubaganiza ku cyigisho cy'umuryango kizakomeza kiba akagaruka muri rusange. Imana ibaho umugisha. Wowe wari wibagiwe gukanda subscribe, twakwibutsaga gukanda subscribe no kutwandikira hasi muri comment ibibazo bijyanye n'umuryango twazajya tubabariza, cyangwa se n'ibindi byifuzo ukeneye gufasha Birandikwa TV mu buryo butandukanye bw'ibitekerezo, ubufasha bwa donation. Mwatwandikira, mwaduhamagara tukababwira aho amafaranga tuyanyuza. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Shalom, bye.